Hello guys, inshuti bakundi komeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye cyane. Tudatinze rero uyu munsi tugiye kwigana isomo ry'ingenzi abantu benshi bakeneye, abantu benshi bashaka kuba basobanukirwa bihagije. Rero ushobora kuba uri kubireba gutyo ukagira ngo birakomeye, ngo biragoye. Hoya, niyo waba ari ubwa mbere ubibonye, niyo waba ari ubwa mbere ubibonye, nkwijeje neza ko ngiye kubisobanura neza ku buryo nawe ubwawe uza kuvamo usobanukiwe kandi ubasha kuba wabikora neza mu buryo bwiza. Nuramuka urebye ino video yose ukareba neza ibintu tugiye kuba twarebera hamwe, kuko ibintu byose biri muri ino video ni iby'ingirakamaro cyane, niyo mpamvu usabwa kureba ino video yose kugeza irangiye. Tudatinze rero tugiye kureba uburyo twasobanukirwa neza uko wamenya neza gukoresha cryptocurrencies, kuba wamenya gukoresha neza Binance, kubikuza, kubitsa ndetse n'ibindi bitandukanye byose biri muri Binance ubisobanukirwa. Urabasha gusobanukirwa neza kugira ngo aho uzagera hose, aho uzakenera kubikuza muri platform zitandukanye, aho uzaba ufite amafaranga, nuramuka uyafite kuri Trust Wallet, Binance Wallet, OKX Wallet, zino za C Wallet ndetse n'izindi zitandukanye, kuko hari ama wallet menshi akora mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bitandukanye, bikaba byagufasha kuba waza ubikuza cyangwa ukamenya uburyo ndetse n'icyo ukeneye kugira ngo ubikuze. Rero reka dutangire kugira ngo usobanukirwe. Tudatinze rero urabona ko icyo usabwa mbere na mbere uba ugomba kuba ufite Binance account. Ukeneye gufungura Binance account aze kugendekira muri comment cyangwa yinjire muri group yacu ya WhatsApp ambaze. Rero turate twinjira kuri Binance account, tugiye gutangira tureba muri Binance account, tuanze tuyisobanukirwe neza. Noneho itubara kwisobanukirwa neza mbereka nuko tuyikoresha, mbereka n'ingero, kuko byose ndabikora, byose mubyirebera mureba nuko bikorwa, kuko kubivuga gusa ntiba bihagije. Ikiza nuko umuntu abereka nuko bikorwa. Tugiye gutangira rero tujya mu bintu bya peer to peer trading. Right, ukanda handitse add funds hari mu ibara ry'umuhondo. Numara ukanda add funds urabona mo handitse peer to peer trading on chain deposit, ubona handitse buy with FLA, ubona handitse receive with Binance Pay. Byose ndabigusobanura neza wowe wigira ikibazo. Tugiye gutangira rero tureba ahangaha hajyanye n'icyo bita peer to peer trading. Peer to peer trading rero reka se nuyisobanuraho. Urabona ko ari bank transfer, digital wallet transfer in the mobile. Ishobora kuba yakwishyura kuri bank cyangwa digital wallet mu mafaranga y'ama crypto, cyangwa ikakwishyura kuri mobile money aho waba uherereye hose bitewe n'igihugu uherereyemo. Byose urabisetinga muri Binance account yawe. Nimba rero ukeneye kuba wasobanukirwa rero urahita ukana kuri peer to peer trading. Nizere ko usobanukiwe peer to peer trading icyo ivuza ndetse n'icyo ikora. Numarokana kuri peer to peer trading urasangamo uburyo bubiri. Urabona ko harimo uburyo bwa peer to peer, akaba n'uburyo bwa express. None uburyo bwa express ni igihe ushyiramo amafaranga ukeneye, nimba ukeneye kugura cyangwa kugurisha, ugashyiramo ayo ukeneye, ugahita baguhereza umuntu uri bugurire amafaranga yakakwishyura kuri Binance account yawe mu buryo bukoroheye, akaba yahita ajya kuri Binance account yawe mu buryo bworoshye bitagusabye kujya gushaka umuntu ukugurisha. Urabona ko nanditsemo 6,000, kimara gushyiramo 6,000 kare amafaranga tugiye kuba twakoresha. Noneho bahita bambaza ngo ndishyura hehe kugira ngo nakira ari amadolari 4.05. Ndishyura ku iyi nomero, ndagenza gute, mfite ubuhe buryo noherezaho amafaranga. Urabona ko idolari rimwe bari nditanga ku mafaranga 479. Urabona ko nkimara gukanda order mbese bampereza umuntu bitwa Jean Claude Unique, bivuze ngo uyu muntu akora neza ibintu 100%. Amaze gukora order 518, niyo mpamvu wamuzanye imbere, kuko niwe muntu ukora neza, kuko Binance itanga amanota igendeye ku bikorwa byawe ukora. Abangaba bitaba cashazi bakorera muri peer to peer, niyo mpamvu kuko afite amanota meza Binance imuzanye imbere. Niyo mpamvu rero nkibisaba bahise banshakira umuntu nakishyura amafaranga kuri mobile money akanyishyura kuri Binance. Urahita ukanda place order, numara ukanda kuri place order urahita ugera ahangaha. Ariko ibingibi ubikora iyo ufite gahunda yo kugura amadolari, niyo mpamvu ndi kubigusobanurira. Urabona ko mise nkana place order ahangaha, urabona ko ahita kubwira ko nimba ukeneye ubundi bufasha cyangwa utari kumubona ushobora kuhita umwandikira. Ibi byose biba bihari, niyo mpamvu ugomba kugira ate gusobanukirwa neza uko peer to peer ikora cyangwa ira express uburyo wagura amadolari. Rero hariya uhita utegereza, noneho ukagurira nomero yaraguhaye ugashyiraho amafaranga. Wamara gushyiraho amafaranga ugafata screenshot ukayohereza hara muri comment, ugatukana ko wishyuye, agahita kwishyura kuri Binance account yawe. Nuzanga kuri seri ugahita ugera hano kuri seri, urahita ubona ahangaho gushyira amadolari 5. Nyine nukugurisha amadolari yawe, barahita bakuzanira umuntu uri kugurisha ku giciro cyiza bitagusabye kujya gushakisha umuntu kugurisha. Urabona ko ari ibintu byoroshye.
Tudatinze rero ka tujye muri peer to peer trading, tujye mu isoko ry'igura n'igurisha, ugurana n'uwo ushaka apana gutegereza aho Binance gushakiye. Urabona ko hano harimo abantu benshi, harimo uburyo bwa buy akaba n'uburyo bwa sell. Nimba uri kubireba ahangaha urimo urabona ko harimo abishyura mobile money, bank transfer, bivuze ngo bishyura kuri mobile money bakishyura no kuri banke, bakishyura no kuri Equity. Bank transfer urabyumva ko harimo za beka, urumva ko hano bakwishyura mu minota 15 gusa igomba kurangira barangije kukwishyura. Bivuze ko baba bari tayari, niko kazi bakora ka buri munsi. Kandi harimo uburyo bwo kuba mwavugana nabo, byose ndabikwereka mu gihe waba umusabye order ugahita umwandikira cyangwa ukaba wamuhamagara akamubwira akagufasha kuba mwavunjana, kuko Binance ibiri hagati yanyu, kuko ahangaha ntago wahombera. Niyo mpamvu uba ugomba gukurikiza amategeko ya Binance kugira ngo ibakiranure wowe ndetse ugura ndetse n'ugurishwa, akwishyure nawe umwishyure, transfer irangire hagati yanyu. Nimba uri kubireba ahangaha rero njye nakubwiye ko ibintu byose tugiye kubisobanukirwa, kuko ino video nagerageje kwigira ngufi, ariko nakoze video ndende, ariko nubwo atari ndende cyane nkuko wenda nabitekereza, ariko nayikoze kugira ngo nsobanure buri kantu kamwe kose uzagira cyangwa uzahura nako mu gukoresha cryptocurrencies hano mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse n'ahandi. Tudatinze rero urabona ko hano harimo uburyo bwinshi butandukanye, harimo abantu bari kugurisha ku biciro bitandukanye, noneho akaba na maximum yayo umuntu udashobora kugurana nawe bitewe n'amafaranga ufite ugiye kuba wagurisha cyangwa kuba wagura. Urabona ko hano ari muri buy, hano muri buy rero urabona ko uyu nguyu ari no kwita ku giciro kitavunanye cyane, guhera ku 2,000 agohereza amadolari, guhera ku 2,000 aguha amadolari ahura nayo ufite, aguha amadolari ahura nayo ufite. Nugera ahangaha rero urandikamo ayo ufite, urabona ko limiti ari 2,000. Ibi ni ibijyanye no kugura ama USDT mu gihe waba uyafite kuri mobile money. Kandi nizere ko muri kugasobanukirwa. Nugera ahangaha rero urashyiramo ayo ushaka kugurana nawe, urabona ko ahera ku 2,000, yashyizeho 5,000, ariko urabona ko cyageneye nashyizeho 500 bitaruzi 5,000 byari mu ibara ry'umutuku, bivuze ko uyu muntu afite limiti yayo yakira. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo usobanukirwe. Nimba uri kureba ahangaha urabona ko nituramuka tubikoze turi bwakira amadolari 3 n'ibice bingahe 34 bya USDT. Ko kantu nizere ko uri kugasobanukirwa. Nureba ahangaha urabona ko hari uburyo bwa MTN Mobile Money, hariya niho ukanda ukareba nomero uri mu mwishyureho, wamara kumwishyura ugakanda press order, warangiza ugafata screenshot y'amafaranga wamwishyuye, kandi ugakoresha nomero ihura n'izina ryawe cyangwa nomero ibaruye kuri Binance account yawe. Ko kandi nizere ko nako ugasobanukiwe. Nugera ahangaha rero twari turi mu buryo bwa buy bwo kugura amadolari, nizere ko ubusobanukiwe. Ureba neza umuntu uri kugura ku giciro cyiza, nyine uhitamo ugurira bitewe n'igiciro cye, kandi ukareba n'uburyo akoresha, kuko hari abakoresha Lemon Cash, Equity Cash, MTN Mobile Money n'izindi zitandukanye. Banza ugahitamo umuntu wumva ugomba kugurana nawe, kandi ugasuzuma neza ko ari online. Rero nidukanda hariya kuri sell kugurisha amadolari, dore ko twese ari byo bintu dukenera buri munsi, umunsi ku wundi, buri gihe akenshi ibi nibyo dukenera. Akenshi ugurisha n'umuntu mubi kubera ko utabanje gusuzuma neza, urebe uri gutanga ku giciro cyiza cyangwa uri kukugurira ku giciro cyiza gihura n'amadolari ufite. Niyo mpamvu ugomba kubanza gusobanukirwa neza ibi bintu. Urabona ko ubanza ugasuzuma neza ko umuntu ari online. Iyo ari online aba ariho ako kantu k'icyatsi, noneho bakanakubwira ko yavuye online, nabyo byose barabikwereka, ariko urabona ko ka kantu k'icyatsi kari online. Nituramuka dukanzeho kuri sell ko tugiye kumugurisha amadolari, urabona ko uyu limit yiwe kuba wamugurisha uyu nguyu ahera ku mafaranga ari ku madolari 3.5. Bivuze ngo ari hejuru y'amadolari 5. Uri munsi y'amadolari ya 0.34 by'amadolari ugiye kumugurisha, ntabwo mwabasha kugurana ku giciro yashyizeho.
nizere ko kantu nako ugasobanukiwe. Iyo uri munsi y'amadolari yashyizeho ya maximum cyangwa minimum yiwe, ntabwo wabasha kuba wamugurisha mu bikundi. Iyo ubigerageje biba umutuku nk'uko bakakubwira ngo not insufficient balance, bakubwira ngo insufficient balance, kuvuga ngo ntayo ufiteho, biragusaba kongera gushyiraho amafaranga kugira ngo mubashe kugurana nawe ayakwishyure kuri mobile money. Urabona ko ari sell USDT, price floor ari 466 n'ibice 30 by'amafaranga y'u Rwanda, Rwandan floor. Urabona ko aka kantu gasobanukiwe. Rero hari uhita ukanda place order, ugahita usaba order, agahita kwishyira kuri mobile money. Yamara kukwishyira kuri mobile money, ugahita umukorera release. Ku bantu batazi gukora release, namwe mugomba kumenya iki kintu. Mu gihe umuntu yakwishyuye, uba ugomba kumukorera release kuri order wakoze mu gihe wamaze kwakira amafaranga kuri mobile money. Iyo utarayakira, biba byiza ko ubanza kumuhamagara kuko nomero ye ibihari ku buryo wabasha kumuvugisha. Tudatinze rero, reka dukomeze. Tugiye kureba ku buryo noneho bwa deposit on chain, uburyo bwo kuba wabitsa amafaranga, uburyo bwo kwakira amafaranga muri Binance, Binance yawe aho yaba aturutse hose, mu gihe yaba ari kuva ahantu hizewe kandi hakora neza. Tudatinze rero, urabona ahanditse USDT, ETH ndetse n'andi hatandukanye na RTC Dash. Aya ni amacoin cyangwa icyo bita crypto, nk'uko uzumva ngo Litecoin, Dashcoin, Dogecoin n'izindi zitandukanye za Ethereum, zose ukaba wazifashisha mu kuba wakakira amafaranga aturutse ahantu hatandukanye. Nureba ahangaha barakutubwira ngo select coin, hitamo coin ushaka kugira ate kwakira amafaranga. Ahangaha usabwa kwasobanukirwa neza kugira ngo utazagira akantu na gato cyangwa utazagira amafaranga na rimwe uyobya, ku buryo uzagira hose uzabasha gusobanukirwa neza icyo ukeneye kugira ngo wakire amafaranga muri Binance account yawe, mu gihe uzaba ugiye kuyabikuza cyangwa mu gihe uzaba uyafiteho cyangwa mu gihe uzaba wayakoreye. Niduhitamo USDC, duhitamo coin ya USDC bitewe na coin ukeneye, urayisacinga. Wamara kuyisacinga ukaba wayishakisha. Urareba ko hano muri USDC bakoresha icyo bita BNB Smart Chain BEP20, bagakoresha Ethereum Rack 20, bagakoresha Polygon, bagakoresha yitwa Solana, bagakoresha yitwa Base, bagakoresha yitwa Ethereum. Izi zose ndi kukwereka, ndaje mbikwereka muri video ndi kuzikoresha bereka uko zikoreshwa. Niyo mpamvu nakubwiye ngusaba kureba ino video yose, kandi ikindi nkwibutsa gukanda like kuri ino video kuko ndabizi iragufasha kandi uraba ukoze cyane kugira ngo igere ku bantu benshi kandi usharinga abantu benshi kugira babashe gusobanukirwa. Nureba ahangaha urasanga ikoreshwa network bita Algo, niya izi nizo bita network Ethereum, Rack 20, BEP20 bavuze ngo BNB Smart Chain BEP20, cyo bita network. Nimba uri kubireba neza ahangaha urabona ko network ya Nia Protocol network, izi network zidakunda gukoreshwa cyane ariko ndakekana ko ugomba kugasobanukirwa, uhitamo iyo ukeneye. Dukunda gukoresha yitwa BNB Smart Chain, tugakunda gukoresha iriya yitwa Polygon, tugakunda gukoresha yitwa Ethereum, tugakunda gukoresha ino yita Terax cyangwa Tornado. Nimba ubizi, nimba utabizi nizere ko nabyo ubimenye. Niyo mpamvu ugomba kumenya neza wallet ukeneye kugira ngo utayobya amafaranga ugiye kuba wabikuza muri platform zewe wakoreyemo amafaranga yawe, cyangwa umuntu agiye kukwishyura amafaranga yawe ukabamuhereza wallet ya nyayo, amafaranga akakugeraho nta nkomyi, nta kibazo kibayeho. Niyo mpamvu rero tugiye gutangira rero tubanze tubikuza. Rero urabizi ko nabaye ino business yitwa mCrypto cyangwa ino app yitwa mCrypto. Iyi ngiyi irimo uburyo bwo gukina amagame, ukaba wabasha kuba wahabwa ibihembo bitandukanye, ibyo bihembo ukabibikuriza kuri Binance. Tugiye gutangira tubikuza kuko maze kubikozamo inshuro nyinshi. Iyi ni proof igaragara, harimo proof nyinshi zitandukanye. Tudatinze rero urabona ko hari mu cyatsi niyo uba wemerewe kubikuza, urahita ushyiramo email yawe. Numara gushyiramo email yawe usabe kubikuza ayo wahisemo. Nimba uri kubireba ahangaha ngiye kubikuriza kuri Binance account, hano icyo bagusaba email. Uzakoresha ahantu hatandukanye cyangwa uzagira ahantu hatandukanye bagusabe kubikuza mu buryo butandukanye. Urabona ko nsabye kubikuza, urabona ko biri muri processing, ukanze kuri submit process cyangwa nyine gusaba kubikuza submit request. None maze gusaba kubikuza muri mCrypto, urabona ko ahangaha nimba ubonye iriya message bamaze kunyishyura 0.3.
iyi message maze amasaha 21 amafaranga angezeho avuye muri app yitwa mcrypto. Iyi ni app yishyura neza nkuko bireba, urabona ko namaze kuyakira kuri Binance account, bari kumbwira ngo mbahereze inyenyeri kuko banyishyuye neza. Nimba uri kubireba urabona ko harimo amatariki bagiye banyishyuriraho, bamaze kunyishyura inshuro nyinshi. Nimba uri kubireba urabona ko bamaze kunyishyura inshuro zigera ku 8 zirindwi ndetse n'iya 8 ihari tugiye kuba twabizayakiramo. Bakubwira ko amafaranga akugeraho hagati y'amasaha 28 ndetse n'amasaha 48 amasaha 48. Iyo ufite coin nibwo uzibikuza. Hano ushobora gukoresha uburyo bwa invitation, ushobora gukoresha uburyo bwo guplayinga amagame, ukoresha uburyo bwa scratches. Ibi ngibi nabivuze ukeneye kuri ino video aze kureba muri video zabanje arayibona, abone uko yandikisha ndetse nuko bikorwa n'icyo ukora kugira ngo ubone izo coin. Ubu ni uburyo bwa mbere mu bijyanye no kubikuza. Ushobora kubikuza wifashishije email yawe ya Binance account. Nizere ko aka kantu nako ugasobanukiwe kandi neza. None nuza ugahitamo USDT, hariya urahita ukanda deposit on chain uhitemo USDT cyangwa iyindi ari yose, ariko reka tubanze turebe kuri USDT. USDT niyo tujye kubanza duhitemo, uraza ahangaha usacingamo USDT mu gihe uzaba utayifitemo no kwisacingamo, cyangwa usacingamo yitwa LTC cyangwa Litecoin mu magambo makeya. Urabizi ko Litecoin tuyikoresha kuri Timebucks murabizi ko dukoresha Litecoin, ariko ntuzakora ikosa ngiye kuba nakwereka. Urabona ko ahangaha harimo Litecoin ya BNB Smart Chain BEP20, akaba na Litecoin iyo hasi. Iyi Litecoin iyo hasi niyo dukoresha kuri Timebucks. Iriya ya BNB Smart Chain, iriya nkweretse ya BNB Smart Chain ntabwo wayikoresha muri Timebucks kuko iriya bisaba ko uba ufite network ya BNB Smart Chain iyo wayisabwe. Niyo mpamvu uba ugomba kugira gukurikiza amategeko n'amabwiriza. Akiriya Litecoin niyo ushobora gushyiramo ukaba wakakira amafaranga kuko uyisetingamo ukazuyishyirirwaho kuri Timebucks. Nimba uri kureba ahangaha rero mu bijyanye na Ethereum cyangwa Ethereum, ahangaha ino network ino 8 coin tuyifashisha mu buryo bwa Fizi, akenshi niyo ikunda gukoreshwa. Mu buryo dukoresheje Ethereum urabona ko ihari 8 ya Ethereum Elak 20, 8 ya Lightning Network, Bitcoin izo zose nizikoreshwa cyangwa BTC. Iyo wahitamo yose igihe ifite biriya bintu, ariko si zose zibifite, ari ziba zidafite network, zimwe ziba zitandukanye biterwa niyo wasabwe cyangwa iyo usabwa gukoresha. Urugero, reka dusacinge Dogecoin, urazandikemo Dogecoin, urebe nugera kuri Dogecoin urasanga ijya kumera neza nka Litecoin. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ibi bintu. Nugera ahangaha rero hariya mu bijyanye na Dogecoin urabona ko ifite Dogecoin kagira na Dogecoin yaciye BNB Smart Chain, gusa izo ifite bivuze ngo ukeneye kubikuza Dogecoin muri platform wakoresha ire ya kabiri. Rero nizere ko aka kantu nako tugasobanukiwe, nawe ugasobanukiwe. Tujye kureba rero muri Trust Wallet turebe neza uko bikorwa, kugira ngo dukore tunatanga ibimenyetso, dukore tugaragaza neza uko bikorwa, kugira ngo twese dusobanukirwe, turusheho gusobanukirwa neza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Nimba uri kureba muri Trust Wallet yanjye hano muri USDT BNB Smart Chain ifite n'ibice bine, muri USDC mfite handi ndetse n'ahandi hatandukanye za 8 byose ndabikwereka uburyo bikorwa. Nkabona kubiye ngo usakure ino video yose kugeza usobanukiwe. Nugera ahangaha rero mu gihe uzaba ukeneye, USDT ya BEP20 nkuko ubireba, urahita uza uyikopiye none uhite uza ahangaha. Ira BEP20 niyo bita BNB Smart Chain. Wa tujya muri Trust Wallet tushyiremo password nkuko bisanzwe, utuzurebe iyi ngiyi yitwa USDT BNB Smart Chain. Rero iyo uri gukoresha wallet zihuje network nta fees ikunda gukatwa, akenshi bikunze kuba ari ubuntu. Cyangwa gakata udufizi duto cyane turi hasi. None ikintu ukora urahita ukanda kuri send, numara ukanda kuri send uzu pasting mu wallet, numara ukanda wallet, urabona ko ari wallet address cyangwa domain name, urabona ko ari send USDT. Tujye koza USDT muri Binance account, utukanda kuri max, tukanda haranditse done. Nurangiza ko wabikora urabona ko byoroshye, urategerezaho gatoya bimere uko nguko. Urahita ukanda haranditse send, nugera ahanga bahita bakwereka ko bari bukate 0 cyangwa kata BNB zaho ngayo, utukanda confirm. Urabona ko ayo uri bwakire ngayo agiye kuba yava muri Trust Wallet, namara ko muri Trust Wallet ajye muri Binance. Bahita gusaba password ya Trust Wallet, nurangiza uyishyiremo, numara kuyishyiramo itutegereza gato. Urabona ko bibaye processing, ubu ngubu byakunze biri kwivivura, barimo barasuzuma neza ko twabikoze neza. Agiye guhitagira muri Binance account, nabyo mbikwereka uko bikorwa. Tudatinze rero urimo urareba neza ko ahangaha ubu ngubu 0 n'ibice bine bya USDT bise biza kuri Binance account bivuye muri Trust Wallet. Uko nguko mbikoze ni nako ubikora mu ma wallet atandukanye, ariko Trust Wallet niyo wallet nziza kandi ifite features nziza. Ngewe nabishimangira kuko maze igihe kinini nyikoresha. Muraza kubireba muri historique murebe ama
transfer yose nagiye nkora ndetse na marsive nagiye nakira uko angana, bivuze ko maze kwigiramo uburambe bumaze igihe kinini. Urabona ko byabaye completed, urabona ko ahangaha twagiye twakira ama RTC, USDT, Sol ndetse n'izindi zitandukanye nkuko ubireba za BTC ndetse n'ibindi bitandukanye nk'izi za Dashcoin. Urabona ko twagiye tuzakiramo ahangaha tukaba twabasha kuba twazikonvata. Byose kugira ngo ubisobanukirwe urasabwa kureba ino video yose nongere mbisubiremo. Rero ukonvata ushobora kuba wakonvata ava muri Dashcoin ukayakiramo hano ukashyira muri USDT ugahita ujya kuyagurisha muri peer to peer trading uko twatangiye mbikwereka. Tudatinze rero urabona ko message igaragaza ko za 0.4 bivuye muri Trust Wallet ubu ngubu bigeze muri Binance account yacu. Niba uri kuri hejuru urabona ko na notification ka Trust Wallet gahari kavuga ko ubu ngubu yamaze kuba yakoherezwa muri Binance account avuye muri Trust Wallet. Tudatinze rero reka dusubira muri Trust Wallet gatoya kugira ngo turebe n'ibindi uko bikorwa. Urabona ko dusigaranye 0.7 kwa dufite $1.1 bivuze ngo 0.4 bimaze kwa byakoherezwa muri Binance account yacu. Ako kantu nizere ko gasobanukiwe. Rero bitewe naho uzabugeze cyangwa uzabugiye gukoresha, mu gihe uzamaze gusobanukirwa neza crypto ikoreshwa ndetse n'amategeko ya crypto yose, uzabasha kuba wakora ibintu bitandukanye kandi byinshi kurushaho. Urabona ko transfer imaze kuba yakorwa ingana na 0.4 bya USDT. Urabona ko yamaze kuba negative, yabaye transfer yavuye muri Trust Wallet yoherejwe muri Binance account. Nizere ko ako kantu nako ugasobanukiwe. Urabona ko harimo ama transfer menshi ariko nakubwiye ngo ino Trust Wallet imaze kugiramo uburambe buhagije kuyikoresha bihagije, niyo mpamvu ugomba kuba wabimenya. Urabona ko harimo ama transfer atandukanye ziriya bijyanye na ma swap atandukanye. Urabona ko atoke twazibikuje, murabizi abantu kwigeze gukora kuri atoke. Murabona ko twagiye tuzibikoza tukanazikonvata swapping ama USDT, uretse ko buno yabaye imeze nkaho blocked, babaye bameze nkaho bayihagaritseho gatoya, ntabwo ikiri kuvunjirana n'izindi, ntabwo ikiri gukora swap ngo bikunde, ariko murabona ko twabikoze mbere birakunda. Rero abandi twabikoranye murabizi ko byakunze, niyo mpamvu tugiye kugaruka kuri Binance turebe neza uburyo koherezamo andi mafaranga cyangwa izindi USDT cyangwa izindi coin zivuye muri Trust Wallet zikaza muri Binance account. Umaze kubona ko tumaze kubereka uburyo bigenda kuri coin zisanzwe. Batukara kuri deposit on chain nkuko bisanzwe, mu gihe ugiye kuba wa depositinga ahangaha ukoresheje ama coin, baza uhitemo coin ukeneye kuba wakoresha bitewe naho ugiye kuvana amafaranga. Cyose bakoresha USDT, ukoresha BNB, ukoresha USDT, Ethereum, BTC, USDC n'izindi zitandukanye nka za Litecoin, Dogecoin n'izindi kuko network zihari. Nugera ahangaha rero urahita ureba USDC. Tugiye koherezamo USDC, murabizi ko tuyikoresha mu buryo mu bujyanye na HiFami app, urabizi ko ikoresha USDC. No tugiye kuba twayavana muri Trust Wallet tuyazana muri Binance. Urahita copy iyo wallet, wabonye uburyo copy ya wallet ndakeka byo wamaze kuba wabibona, utukana kuri karakantu gakanda kuri copy, none ugahita ugaruka ukagenda muri Trust Wallet yawe kugira ngo ubashe kuba wagira kuba wakohereza amafaranga ave muri Trust Wallet cyangwa muri wallet zitandukanye ukaba wayohereza muri Binance account. Nugera ahangaha rero muri ko dusigaze n'ibice 7 yose tugiye kuyohereza mu byiciro kandi dukoresha amacoin atandukanye kugira ngo twese dusobanukirwe ibijyanye na cryptocurrencies cyangwa uburyo crypto zikora. Tudatinze rero nugera ahangaha urahitamo USDC, numara guhitamo USDC upesingamo ya wallet, usuzume neza ko ari Base. Wabonye ko twahisemo wallet ya Base ifite ikoresha network ya Base, aho nanditse destination network uhitamo Base, warangiza ugashyiramo ayo ufite ushaka kohereza yose cyangwa ugashyiramo ayo ushaka koherezaho ukeneye. Ngiye gushyiraho 0.22 kugira ngo haze kuvaho agafizi gato cyane, gashobora kuba ari ka 0.00003 bya USDC kugira ngo agende iyo bihuje network fees bakata agafizi gatoya cyane. Urahita ukanda next, numara ukanda next urahita ugera ahangaha bakwereka ko bakoresha Ethereum ariyo bashobora gukoresha mu kugira ngo amafaranga abashe kubagena, kugira ngo top up base Ethereum banzu ubitseho base ya Ethereum, ariko kuko nta base ya Ethereum dufite reka nkwereka ko tubigenza uko tubikora kugira ngo atugireho muri Binance account yacu. Niyo mpamvu nakwiye ngomba gusobanukirwa. Urahita ukanda handitse select fees, niyo ukanda handitse select fees uhita uhitamo hano handitse USDC hejuru, urangiza ukanda handitse USDC hejuru, uraza guhita ukanda save. Impamvu duhisemo USDC nuko dukeneye twasize uduce, wabona ko twasize uduce tungana na 0.003 bishobora kudufasha guconfirming ino transfer yacu ikava muri Trust Wallet yacu ikaba yakoherezwa muri Binance account yacu. Rero dukanda confirm, dukande next, dutegereze gato ahanga twongeye dukande confirm kugira ngo transfer yacu ibashe kuba yakorwa. Rero nugira ahangaha urahita ushyiramo password ya Trust Wallet, none numara gushyiramo password yawe process ikorwa.
amafaranga ahita ava muri Trust Wallet yawe yoherezwa muri Binance account. Murabizi ko Trust Wallet itagira peer to peer ariko ifite uburyo buhuje na Binance ku buryo ushobora kugura ama USDT avuye muri Binance ariko akaza muri Trust Wallet. Ibyo bintu birimo nabyo ukeneye kubimenya za kunyandikira muri comment kazabiberekaho gato mugenzi wanjye gusobanura video zikurikira. Tudatinze rero urabona ko biri muri pending, urabona ko ya transfer ya 0.22 iri muri pending. Icyo bita basescan.org, iyi ngiyi niyo bifashisha ugiye kureba ko wallet washyizemo ari ya nyayo cyangwa amafaranga yoherejweho. Iyo ushaka kubisuzuma uhita ukanda ukajya gusuzuma neza ko byakunze, ariko ibi si ngombwa. Reka twigarukire turebe ko biba completed. Ahangaha urabona ko bikiri pending, urabona ko mpoza akantu kameze nka refresh. Iyo ukora refresh, niba utazi gukora refresh kuri telefone yawe, ushyiraho agatoki kuri telefone yawe, warangiza ukamanura ugahita urekura. Amara kurekura ihita ikora ka refresh nkuko mbigenje, uhita ukora ka refresh, amafaranga agahita avaho akagenda muri Binance account. Urabona ko ubu ngubu USDC tumaze kuzohereza, dusigaje kuba twashyiraho aya mafaranga aturutse muri GMPT cyangwa Jump token, niko nabivuga, niko yitwa ino token cyangwa ino Jump token. Murabizi ko tuza tuyikuramo ira Jump Task, tuza tukoreraho ama token yitwa Jump token, twakira muri Trust Wallet. Rero tukana kuri Jump token, urabona ko dufite Jump token mo hariya, tugiye kuba twazikonverta mo USDT yako ya BNB Smart Chain, uko niyo nziza idakata fees. Niyo mpamvu ngiye kuba nabikwereka kugira nabyo ubisobanukirwe ku bantu mutabizi, nabwo mubashe kuza muyakonverta amashe muri Binance zanyu, muyabikuze kuri mobile money mu gihe mwaba mubikeneye cyangwa mu gihe mwaba mufite Jump token zanyu. Tudatinze rero bahita uhitamo USDT ya BNB Smart Chain, idukanda ku ijambo Max. Urabona ko zose ari BNB Smart Chain, GMPT BNB Smart Chain. Utukanda confirm swap, utegerezeho gatoya, urategerezaho gato, wongera ukande confirm swap, mara ukanda confirm swap, wongera ukande continue, mara ukanda continue. Tubona ko bigiye in progress, ndite nkanda kuri view kugira ngo bikwereke neza ko biri muri progress, birimo kwa byakorwa. Urabona ko -0.55 za GMPT zirimo kuba zavaho, zimaze kuba zavaho. Murabona ko yandi ibizo ni 22 byabaye completed, byabaye na confirmed, yamaze kujya muri Binance yacu account. Murabona ko na bino bya guswapinga GMPT into USDT byamaze kuba completed, bya bino pending ariko nabyo byamaze kuba completed. Bivuze ngo za GMPT zacu ubu ngubu ntabwo tukizifite ari GMPT, ahubwo dufite icyo bita USDT BNB Smart Chain. USDT igukoresha network ya BEP20, nimba uri kubyumva. Nurangiza urabona ko duse tugeraho 33 bya USDT dufiteho aka kanya. Tujye rero kuba twabyohereza muri Binance account yacu. Turahita dusohoka, urabona ko twari turi mu gukoresha USDC, wallet ya USDC rero twari tumaze kohereza amafaranga aza muri Binance account. Ndaje mbereka n'uburyo babikora neza kugira ngo yose abakugezeho mobile money, byose ndabibereka muri no video. Nyuma usaba kureba yose kugeza irangiye, kuko buri kantu kose kari buvugirwemo hano muri no video ni ingenzi ukeneye ko wakamenya. Tudatsinze rero tukana add funds, uhitemo deposit on chain. Deposit on chain ni ugukoresha ama chain nyine ya USDC, Litecoin ndetse n'ahandi. Aho tuhitamo USDT, tuhitemo USDC cyangwa n'izindi zitandukanye. Uhitamo USDT, magwitamo USDT, uhitemo yitwa BNB Smart Chain BEP20, uyituyikopia, uyitugaruka kuri Trust Wallet yawe, ushyiremo password ya Trust Wallet yawe. Nyuma gushyiramo password ya Trust Wallet yawe, ukanda handitse send, nyuma ukanda hano handitse send. Rero urahita ushyiramo iki ya wallet, urahita ukanda hano handitse send, aho ngaho nkweretse. Nyuma gushyiramo hano handitse send, upestinge mo ya wallet wavanye muri Binance account ya BNB Smart Chain, ya network BNB Smart Chain ya USDT, ukande next. Uwamaze ukandara kuri Max, utegerezaho gatoya. Numara gutegerezaho gatoya rero urahita bakuzanira ibi ngibi byo kukanda confirm cyangwa kukanda next bitewe n'ibyo bakuzaniye. Urahita watikanda confirm. Numara ukanda confirm rero urahita ushyiramo password ya Trust Wallet kugira basuzume ko wallet ari yawe. Nyuma gushyiramo wallet urahita babikuzanira, batakubwira ngo confirm nyine biri muri processing, arimo koherezwa. Urabona ko transaction in progress, transaction in progress biratwara ngo this take few minutes, biratwara iminota mikeya cyangwa umwanya mutoya kuba akugezeho muri Binance account. Urabona ko message isiza iturutse kuri Binance account igaragaza ko kwakiremo 0.338 bya USDT, 0.33 as USDT. Ndakeka ibyo bintu muri kubibona. Ndakeka rero
byose bigaragara murimo kubyibonera uburyo bikora. duhise tuyakira muri Binance account yacu. Nituramuka twinjiye muri Binance account yacu tukajya kureba neza ko koko amafaranga ari kuza. Ese aya mafaranga yaje? Ushobora kuba uri kubyibaza nawe, reka tujye kubireba nabyo. Nindangiza kuba nabikwereka ngiye kwereka uburyo bakora amaswap, amaconvert bitewe naho waba wakiriye amafaranga. Niyo mpamvu urabona ko $2 n'ibice 23 yose tumaze kuba twayakira muri Binance account yacu avuye muri wallet. Twagiye tubikuza muri wallet nimba wagiye ubyibonera. Nimba uri kubireba ahangaha rero, abantu bakenera kubikoza agakenera ID, ushobora guhita ukanda hariya ku turongo dutatu, nyuma ukanda ku turongo dutatu ugahita ugera ahangaha uhita ubona ID ya Binance yawe. None iyi ID ushobora kuyifashisha mu kohereza amafaranga akaza akugeraho aturutse ahantu hatandukanye mu gihe waba usabwe ID ya Binance account yawe. Hari ushaka kugusaba ID, hari bashaka kugusaba email, hari bashaka kugusaba deposit on chain, hari naho bashaka kuba bagusaba icyo bita Binance Pay. Ibyo bintu n'ibintu bashaka kuba bagusaba byose ndabikwereka. Nugera ahangaha rero anakunda kuba amataske, uramutse usanze ari amataske ushobora kumbwira nkagufasha gukora aya mataske, nkakwereka uburyo amataske akorwa baba batanze muri Binance account ndetse n'amareward atangwa mu gihe waba wakurikije amategeko cyangwa uwakoze taske baguhaye. Urabona ko nkanganditse trade USDT 100, hano ari ugutradinga USDT 100 ugahita uhabwa token y'ama vouchers ingana na 0.19F. Ari naho bahahereza amadolari. Urugero abona hano handitse ngo my vouchers, ahangaha ni ama point uba ufitemo ushobora kuya claiminga, noneho ukahita uyakonvata bakakwihiramo USDT bitewe n'ibyo ufite cyangwa ubaye uyafiteho. Nimba uri kubireba ahangaha bakubwira ko uclaiminga rimwe gusa, ntabwo uclaiminga kabiri. Urabona ko ari ugushopinga reward. Nimba uri kubibona gushopinga zino points, nimba uri kubireba kandi uzi claiminga rimwe cyangwa kabiri gusa, ariko bakwiye kutubwira ko ari insufficient. Rero aha mu reward ngiye kukwereka ayo nahawe yose mu reward nakoze hano mu bijyanye na vouchers. Dukanda hano kuri my vouchers nkwereke reward nahawe, nawe nuba ubikeneye cyangwa ubaye ufiteho ibyo ngibyo bijyanye na zira task, waza kunyandikira muri comment cyangwa ukaza kwinjira muri group yanjye ya WhatsApp. Wamara kwinjira muri group yanjye ya WhatsApp ukandikira njyewe admin, kaba nagufasha gukora izo task, nkakwereka n'uburyo wakora izo task. Urabona ko my vouchers, urabona ko my vouchers ahangaha nakiriyemo $1 ringiri bonus bampaye. Ahangaha urabona ko feature bonus 30 USDT ayo yakiriwe. Urabona ko hano bakubwira ngo trading vouchers numara kuba wayikora uhabwe 30 USDT. Urabona ko ahangaha byose byagiye biba iki confirmed, nyine zagiye zakirwa. Urabona ko ari task nagiye nkora, nawe ubaye uzifitemo hari amatask ushobora kuba wakora ukabasha kuba wagira ate yaguhereza bonus. Binance ikaba yaguha bonus mu gihe waba wakurikije ibyo yagusabye. Tuze hanga kugenda Red Package rero. Red Package murabizi ni amakode ushobora kuba washyiramo umuntu akaguha bonus runaka, akavuga ati ngiye nkeneye kohereza umuntu Red Package. Ibi ni ibintu bikunda gukoreshwa mu bihugu byo hanze, ariko nubwo bitaratera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nabwo birakoreshwa. Rero hano ushobora gushyiramo Red Package imeze nk'uku, barangiza ugahita ukanda claim. None ko tubaho invalid code, bivuze ko ino Red Package nta muntu wayitanze aze kwihereza mugenzi we. Babikoresha mu buryo bwo gutanga amagift, noneho mukaba mwatanga amagift, mugana amagift mukoresheje biriya biboro bya Red Package, ukamwizera ko mugasobanukirwa. Tudatinze rero urabona ko hano harimo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo bya deposit pay, ibyo kwandika pay, harimo uburyo bwo kuba aranditse pay, nyine harimo uburyo bwo kuba wagira ate wafata amadolari yawe akakugira hari amayinite bitewe na numero wemejemo, bakakohereza kugezeho ari amayinite. Urabona ko Binance ibintu bibikora neza kandi ibintu bikora neza. Hano ibintu bya convert byose bigiye birimo, ariko ibyinshi twabivuzeho. Hano ushobora kubacuka tujya muri peer to peer trading, mu gihe wamaze ukanda ku turongo dutatu ugahita ukanda hariya kuri profile ukinjiramo, ugahita uza ukareba bino bintu, ako ugakanda kuri more kugira ngo urebe serivisi zose Binance itanga, ukamenye service Binance itanga. Urabona handitse customer services, niho usabira ubufasha kuri Binance yawe mu gihe Binance yagize ikibazo, mu gihe ukeneye ubufasha, mu gihe waba wakoze order ikanga, mu gihe waba ufite ikibazo kijyanye wenda na password, mu gihe waba ujya kubikura akakubaza passkey, aho hose ushobora kuba babandikira ukababwira ikibazo ufite, ugahita ikibazo ufite bakaba bagufasha kandi bigakunda.
kandi ikindi uramutse ugize ikibazo cyangwa ukeneye gufungura Binance account ushobora kumbwira nkagufasha, nkakuyobora, nkakugayidinga, nkakwereka uko bikorwa, nkakugayidinga neza kugeza account yawe yemewe na app cyangwa yemewe na Binance, bakakwemerera gutunga konti nawe mu gihe waba utazi gufungura Binance. Icyo usabwa ni ukwinjira muri groupe yanjye ya WhatsApp, ukandikira njyewe admin, narayiza nkakwereka uko bikorwa nawe ukaba wabasha kubyikorera. Nugera ahangaha rero uraza guhita ubibona gutyo, urabona ko account yacu iri verified, irizewe, iri verified. Ariko hano harimo ikintu bita Binance Lite. Ari Binance Lite, Binance Lite ni abana bagitangira nyine, abantu batazi ibijyanye na crypto, ariko nta mpamvu yo guhera hasi. Nizeye ko ibintu byinshi bamaze kwisobanukirwa, kuko umuntu warebye ino video agomba gusobanukirwa byose kurushaho, niko nabivuga, kugira ngo atajya gukoresha ibintu by'abana. No, Binance Lite nyine ni ikoresha abana bakiri hasi bataramenya gukoresha Binance. Akaba na Binance y'aba pro, bayikoresha kugira ngo ibifite na features nyinshi zitandukanye. Ariko iyi ngiyi urabona ko iraciriritse, iyi Binance iraciriritse, iri hasi. Hano ifite utuntu twa buying, ngo sell crypto, utuntu nk'utwo nyine nawe uratwumva, ngo USDT. Nyine urabona ko nta madolari twari dufite akirimo ahangaha, ngo send gutyo nyine turaciriritse tu. Nta ma features menshi arimo. Ni Binance y'abatangize ku bantu batayizi, ariko mbivuge gutyo. Kandi twe dukeneye Binance, kumenya gukoresha Binance y'aba pro. Urabona nk'ahangaha dukanda ku turongo dutatu, ahita ko ati hitamo Binance ya Pro. Binance y'aba Pro, welcome to Binance Pro. Ndakeka akantu wakabonye neza tu. Urabona ko ari ibintu bikora neza. Binance barabihisemo kugira ngo abantu bashya cyangwa bagitangira bahere kuri Binance Lite, namara kuyisobanukirwa bajye kuri Binance y'aba Pro, nyine ifite features zose, niko nabivuga. Tudatinze rero urabona ko aka kantu nako nizere ko ugasobanukiwe. Noneho tugiye kwa twakomeza turebe neza ibindi bikurikira, nkwereka uburyo ubundi convert bigenda gute, market ikora gute, features ikora gute. Ariko ahangaha urabona ko haba mu buryo bwa exchange, akaba n'uburyo bwa wallet. Urabona ko hari hejuru hari exchange, ahandi akaba wallet. Bivuze ngo hano Binance ya exchange, akaba na Binance wallet. Uza wibaza ngo Binance wallet ibahe, undi Binance wallet ntayibona gute? Rero ikintu ukora ukanda hariya kuri send mu gihe waba ugiye kohereza amafaranga, ugahita uhitamo transfer from Binance exchange, kuyohereza nyine muri Binance exchange, agahita ajya muri exchange hariya wemerewe kuyagurisha muri peer to peer, cyangwa ukayohereza mu zindi wallet zitandukanye, nko muri Trust wallet, Masi wallet, ndetse n'ahandi hatandukanye nyine ushobora kuba wakifashisha mu koherezayo, nka za MetaMask ndetse n'ahandi. Na za OKX wallet zirahari, byose birahari. Sinzi nimba ukeneye kumenya cyangwa nimba utagira OKX, ariko nimba uyikeneye nayo wagira ukayifungura, ukayisabira KYC nayo bayiguhereza, ukabasha kuyisobanukirwa. Rero nugera ahangaha urasanga harimo ibintu bitandukanye. Hano muri features ahangaha niho wenda bakunda gutanga zira spot trading. Hano kwa turi kuri features niyo ushobora kuba wabona amafaranga mu gihe urugero, amafaranga ntabwo mvuze ngo ni amafaranga wakira, ntago wakiramo amafaranga, ndimo kugusobanurira. Hari igihe bashaka kuguhereza bonus, Binance kaguha bonus akakubwira ngo yagere muri spot trading. Yes, nicyo nayishatse kuvuga. Nuza ukareba ahangaha hano muri trade, ahangaha muri trade urahita urukana kuri trade, bahita bakwereka ko hano harimo uburyo bwa spot, akakwereka uburyo bwa peer to peer, akakwereka uburyo bwa alpha, akakwereka n'uburyo bwa convert. Convert ikora neza nka swap, nimba mwigeze kubona uburyo dukora swap muri Trust wallet, barayizo ugahita uhitamo USDC dufitemo, duhita tunabikora, tuhitamo na USDT, ugahita ukanda max, ugahita ukanda done, bigahita birangira, ntabwo bitinda. Urabona ko bihita biba completed, USDC zavuye muri USDC, ubu ngubu zagiye muri USDT. Urabona ko ni ibintu biba byoroshye cyane. Ubona ko hari utukanda kuri max, ugahitamo icyo ushyiye kuba wagira ate wakohereza. Nugera ahangaha rero ushobora kugira ahangaha kuvuga ati se nigeze kuvunja ufite amafaranga mu buryo bwa Ethereum, ni gute nashyira muri USDT kugira ngo mbashe kuba nayagurisha muri peer to peer. Rero ahita uzuhitemo 8 hari hambere from, hano handitse munsi ya instant, hano handitse from, hano handitse from 8, nimba uri kubireba urahita uhitamo 8. None nurangiza hasi uhitemo USDT, nurangiza ukanda hariya ku ijambo max, numara ukanda ku ijambo max nayo gushyiramo ayo ufite yose, nurangiza ukanda hano handitse utukanda hano handitse preview, numara ukanda hano handitse preview, utegerezeho gatoya birodinge, nimara kurodinga tukanda confirm, ayo masegonda atarashira biba byiza uhise ukanda, ahubwo akiri ku masegonda y'8, ubona ko bihita biba completed. 0.03 yamaze kuba yakoherezwa hehe
muri yamaze kuba yaba converted, yamaze kuba yaba swapped, yavuye muri ETH yagiye muri USDT. Bivuze ngo USDT kuko nizo dukoresha muri peer to peer kugira ngo batwishyure kuri mobile money na bank ndetse n'andi atandukanye. Twanizere ko mugasobanukirwa. Nugera ahangaha rero bahita bakwereka amafaranga ufiteho. Hano hari igihe rero bakubwira ngo mubyara amafaranga muri spot, hari igihe ushobora gukora task kuko ati urabanza ukorere spot none urebe ko yunguka, none ukaza guhita ukora iki, ukaza guhita ukuraho ayo ugejeje bitewe nyine nayo bari baguhaye, bitewe naho idolari ryagiye rimanuka cyangwa ryagiye rizamuka, bitewe na bonus baguhaye ugahita ushobora kunguka cyangwa ukaba wahomba. Bivuze ngo ibi wowe niwo byihitiramo, ntabwo ari wowe uvuga ngo gukina ni wowe uhitamo kuba wabikora, ntabwo ngo watirije kuba wagira ate wabikora. Nagira ngo mbigusobanurire, icyo ngamije ni ukugira ngo mbikwereke ndetse nakwigisha uko bikorwa, nkwereke n'icyo wakora, ni wowe wifatira umwanzuro ku giti cyawe cyo kuba wabikora. Tudatinze rero, nugera ahangaha urabona ibijyanye na BTC USDC nyine uzi ureba uburyo BTC urebe uburyo izamuka, urebe agaciro iba ifite mu madolari, BTC imwe urebe amadolari agaciro iba ifite, urebe igihe yazamutse, igihe yamanutse, byose ubyirebe. Bye bye, mugire ibihe byiza, ciao ciao, twasubire mu video zikurikira, yuko ukanda subscribe, sharing inshuti za kugira zibashe gusobanukirwa neza imikoreshereze ya Binance neza mu buryo bwizewe kandi bukora neza. Bye bye.